hashize ku cyumweru nibwo ngira ngo yari tariki yuzuza imyaka 3 nyakwigendera Iva Bravan atabarutse. Ejo abantu benshi nabonye bakomeza kumwibuka banakomeza kumusabira umugisha ndetse no gusaba Imana ko yamutuza heza haruhukiye. Nyuma yo gato rero nabonye itsinda ry'urubyiruko ruhuriye mu muryango YB Foundation washinzwe nyuma y'urupfu rwa Iva Bravan ryatanze inkunga ya lisansi yo kwifashishwa n'umuryango Betania Home Care wita ku barwayi ba kanseri ari nayo yishe uyu muhanzi Iva Bravan. Ni igikorwa rero cyabereye ku munsi w'ejo ku cyumweru 17 Kanama mu mwaka 2025 mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, aho yo umuryango ufasha abantu batandukanye barwaye kanseri usanzwe ukorera. Ngira ngo YB Foundation yatanze inkunga mu mujyo w'ubukangurambaga yise turi kumwe, bugamije kwereka abarwaye kanseri abayikize ndetse n'abarwaje abayifite ko bitaweho cyane kandi ko batari bonyine. Ngira ngo umuyobozi wa YB Foundation Ndayisa Mutoni akaba ndetse na mushiki wa Iva Bravan abantu barabizi yavuze ko igitekerezo cya turi kumwe cyaturutse ku rupfu rwa musaza we nyuma yuko yitabye Imana azize kanseri. Ubwo rero ni igikorwa cyiza cyane ku munsi w'ejo, byari umunsi wo kuguma kumuzirikana. Ubwo rero bakanagaragaza ko n'uyu muryango nawo kigira uruhare mu bikorwa bitandukanye cyane cyane byo gufasha indwara nyinshi zitandukanye harimo n'indwara ya kanseri yahitanye nyakwigendera Iva Bravan. Ni igikorwa cyiza bakomeje. Igikorwa cyiza bakomeje, timu yakoranaga na YB iracyahari. Abayikoramo abenshi bona ko babikora bigendanye na avuga gute ni nk'ubu volontaire ko bu volontaire nta nyungu babagamije. So bona ko ari igikorwa cyiza, Imana ikomeze yakire Iva Bravan. Ari nako kandi ari butumwa nabonye ku mbuga nkoranyambaga baba bashaka kuvuga ibintu umuntu adahari n'iki bamureke iruhukire rwose. Kuko hari nabonye bavuga ibintu bona rwose bitameze neza, ngo yitabye Imana kubera kanaka, ngo kanaka ngo ugiye yamaze ngo ku kibuga cy'indege YB imbere yuko ajya kwivuza ngo so ibyo byose rwose abantu bajya babireka umuntu yiruhukire ko n'ubundi byavugwa n'ibyagira gute nta cyamugarura. So nibyo, reka tujye ku butumwa bw'umwana wa Neymar Junior Santos wakubitiwe ahareba inzu. Ku munsi w'ejo ikipe ya Santos yatsinzwe ibitego 6 ku busa. Umwuka Neymar arira yo kwarika bibi bibazo kuko kugeza kuri iyi juru ngira ngo bakinaga umukino wa kangahera, bakinaga match ya 19 ekipe ya Santos mu gihe abandi bakinaga journée ya 20. Santos iri ku mwanya wa 15 n'amanota 21. Igira gutya rero itsindwa n'ikipe yitwa Vasco da Gama. Da Gama ibakubita 6 rwose. Philippe Coutinho ngiye guhura n'umuvandimwe, so havugwa inshuti, havugwa ibintu byinshi bitandukanye. So umwana we rero yitwa Davi Ruka Novo, umwana wa Neymar. Uyu mungu wa Neymar rero agira atya afata ubutumwa umva bwatumye abantu amarangamutima azamuka. Uri kubyumva? Afata ubutumwa burebure bw'ihumure bwo gukomeza se umubyara. Uri kubyumva? Ni umwana muto, ni umwe mu bana batatu b'uyu ba Neymar. So yavuze ati umugoroba mwiza papa, ati ndabizi yuko uyu munsi ni umunsi ugoye kandi ni umunsi natwe utugoye, but ariko I want you to know that is this in this difficult moment when no one else is by your side,
you should know that I will always be here by your side to support you. Wow. Ati rero icyo ugomba kumenya ni iki muri nyine mu bihe nk'ibi ngibi bizajya babigukomereye mu gihe nta n'umwe uzajya uba ari ku ruhande rwawe papa ndagira ngo ujye umenya yuko buri gihe nzajya mba ndi iruhande rwawe kandi nkushyigikiye. Ati you're more than just an excellent dad, you are neither. Wow. Urenze kuba nyine uri umubyeyi w'igitangaza cyangwa se nyine ahubwo uri nk'intangarugero buriya idol sense ko navuga si umuntu nyine uburebereraho. You are my inspiration and even on the days you cry. Akoshye mama. Wow. Ati nyine ni umuntu kwinspira ni nko wigiraho. No umuntu mbese ibintu byose ubu bureberaho wigiraho byose. And even on no mu bihe waba no mu minsi y'akababaro nabwo mwigiraho. I want you to know that I love you very much. Shaka kumenya ko ngukunda. Always keep that in mind. Keep in mind that your family is here by your side to support you and help you in every moment wherever it's hard or good. Nuvuga ngo mu bihe bibi ni byiza turi kumwe. Umuryango wawe muri kumwe. You're my dad and always know that I'm here for you. Now I want you to lift your head and go after them like he always did and always will. You are awesome. I love you from the bottom of my heart. I never give up on your biggest dream because of people who don't even know you or know who you are. Because you are capable. Don't take today's defeat as a failure. Instead, use it as a motivation to always be better than yesterday. Never forget you're awesome. Mwana ni mukuru bingana iki? Gafite 13 ndumva. Afite umwana mukuru gutyo. Wow. Nta muntu wamwandikiye ibyo bintu se. Oya, n'amatest yagiye hanze. Chat ye na papa. Ati nsinzwe uyu munsi ndi gutera. Nagameze nk'uwahandi numvise ngo abantu bajya kugura. Insinzwe y'uyu munsi ntuyifate nko guferinga ahubwo yifate nka motivation izakomeza kugufasha yaba ari ejo hashize ndetse naza. Byiza vraiment. Umwana wo muri Brazil n'umugeranye no mu gashyushya. Mugashyushya saba meze utarasumba. Mugashyushya ngo niyo ngo Rayon Sport ngo ijye kugura abakinnyi. Niko super manager yavuze nubwo bwose yagize ibyago. Ejo yarababwiye ati ibintu byo kugura abakinnyi mu gashyushya bitarukaye naho twe turi guhaha bari mu Djibouti wata. Ubwo rero umwana wa Neymar nawe aravuga ati ubutumwa bwiza reka mbugenere dadi kuko niwe ndeberaho. Naramufashe muri bino bihe bikomeye arimo atareke kurira basi. Ubwo rero wifata umwana wo muri Brazil imyaka 13 nk'umugereranye n'uwo mu gashyushya cyangwa mu gashyekero kwa batashari ujya wambaye inkweto ukazitwara mu ntoki hari ugenda wiziritse ni umukanda kabisa. Ariko usikana azajya ngo ntuye mu gashyekero wenda ntabwo watuye ushobora kuba waravukiye. yarahasuye gusa kwatura no kuhavukira wena uri kavukire wabaye gakondo bakavukire n'umuntu uvuye mu ntara araza akaba kavukire i Kigali ariko ngo buri umuntu wa nyawe w'umumurwa aba ari gakondo. Aba ari gakondo kabisa. Nyuma y'uko rero n'umubyeyi ubwo uwo mwana wa Neymar nyine agaragaje urukundo kuri papa we, hari indi nkuru ibabaje muri leta ya Borno muri igihugu cya Nigeria. Umukobwa yanze umugabo nyine ubwo umuntu wari mu rukundo w'umusore gusa ariko n'umugabo w'imyaka 50. Umugabo rero amaje kubona ko nta kindi kintu gishoboka yabasigaranye ku isi nyuma yo kumukunzi wa mwanze ahitamo kwica ubugabo bwe. Kuyeho urumva yabukase no kuvuga ngo
umukobwa yamwanze bamanye igihe kinini bakundana ariko uwo mugabo n'imyaka 50 ahita katubuka ariko Abanyarwanda kuko umukobwa urumva nta kindi kintu akeka ko yabasigaranye ku Abanyarwanda bari abahanga uzi impamvu Abanyarwanda bari abahanga ntago ndi bubivuge mu buryo bumwe nk'ubwo ariko bari abahanga ko babucaga imigani igana kariho hari umugani bacivuga ngo barihima bamujinya ngo yikase ubugabo bwe ngo umugore we yasambanye uyu wo mu gihugu cyari hakurya we yabukase kubera ko bamwanze asubwo yafashe icyemezo kizima niho gufata imo kugakata ndi kwibaza ubwo buribwe ntabwo niko byumva yakase yakoresheje iki skateri yakoresheje icyuma wababara ni yakoresheje shoka se yari kibazo ntago no ahantu biri biranaguye ariko kukwikatira process yabikora ako kanya ntabwo bafite ariko ndikumva uburibwe bwe reba ibintu by'abagabo byo kwisiramuza uburyo bibabaza reba no kwikatira burundu byose kabyikora ya lakibar ibaza ibyo bintu ni ibintu biri kugaragaza ko ikintu cy'inkundo mu iyi minsi ari ibitangaza komeje kuba gatangaza kabisa ariko byageraho umuntu uvuga ko nta kindi kintu usigaje nyine ugahitamo ubwo buryo biragoye njye ntabwo byakunda ese ubwo bugabo bwe nta wundi muntu yari kuzabuharira akabuhereza babona bazamutereraho ubundi zamuteraho ibyo bateraho buhera bashyizeho ubwa ruhaya se cyangwa yagaye reka tunyarukire no mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda nahoze mbona hari gushakishwa uzasimbura Nyonyoze akaba ari we wari Miss Uganda umwaka ushize ubu rero abakobwa 10 baheruka kwegukana ikamba rya Miss Uganda n'ubundi nababonye hano bashyiraho urutonde rwabo ariko baracyari gushakishwa undi ni rushanwa rero rya Nyampinga wa Uganda Miss Uganda ryatangajwe ko rigomba kuba no bundi uyu mwaka ariko rikaba ryaratangiye mu mwaka w'1967 aho umukobwa wegukanye ikamba yahitaga anahagararira Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda mu irushanwa rya Miss World nubwo kuva icyo gihe kugeza ubu abakobwa benshi bitabiriye inshuro imwe gusa nibwo Nyampinga wa Uganda yabashije kugera mu cyiciro cya nyuma cy'iryo rushanwa rikomeye ku isi ikigaragara rero nuko kinatandukanya ko Uganda n'ibihugu byinshi nuko Minisiteri y'ubuhanzi ariyo iyobora gahunda ya Miss Uganda intego nyamukuru rero no gushishikariza urubyiruko kwitabira ubuhinzi no kuvumbisha cyangwa se no kubumvisha ko ari umusingi w'iterambere ry'igihugu mu mwaka wa 2014 witwa General Salim Saleh yatangaje ko ku mugaragaro ubufatanye hagati ya Miss Uganda Foundation ndetse n'umushinga wa Wealth Creation Program ayobora icyo gihe yagize ati rwose turimo kurangiza gushyira hamwe ndetse no gushyira umukono ku masezerano yo gufatanye na Miss Uganda Foundation kugira ngo bajye tujye tubafasha guhitamo Nyampinga bishyiriwe ku mwishingiro cyangwa se bikurikije mwishingiro ry'ubuhinzi intego rero ari guteza urubyiruko inyota yo kwinjira muri uru rwego rero mu gihe Afrika yose itegereje kumenya uzasimbura Natasha Nyonyozi reka turebere hamwe nibura abakobwa 10 baheruka kwegukana ikamba rya Miss Uganda n'ibikorwa by'ingenzi byaranze kuri manda zabo. Natasha Nyonyozi ngira ngo niwe uheruka 2025 ari nawe bari gushakira umuzamusimbura nahoze mbona hashobora kuzaba harimo n'umunyarwanda kazi ariko nyirakomoka inari kabahara mu gihugu cya Uganda hakazu witwa Hana Kalema tumukunde murabyuka ko nawe byavuzwe kenshi cyane bavuga ngo ni umunyarwanda gatuye hano hafi yabaye Miss Uganda 2023-2024 hanyuma akazu witwa Elizabeth Bagaya yabaye Miss Uganda 2021 nyuma yawe haza wamumanjije yitwa Queen Abenako yabaye Miss Uganda 2018 ni mu gihe uwitwa Leya Kagasa yabaye Miss Uganda 2016-2018 hanyuma nyuma yo gato wari wamumanjije mbere yo gato yitwa Zahara Nakiyaga ni Miss Uganda 2015 n'abandi benshi bagiye batandukanye ubu rero hari gushakishwa noneho ese ninde uzasimbura Nyonyozi abakobwa rero ndabonye urutonde rutarakirwanze gusa bemeza ko mu batanze kandidatire harimo nukomoka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hari uri guhabwa amahirwe cyane yitwa na Ruwega Amina nimero 18 mu bakobwa bari guhatana w'imyaka 24 rero aturuka hano Masaka ubwo uri kuva mu Rwanda ubutaragera Kampala ni uri guhabwa amahirwe cyane kuko uwo Miss
uvuyeho nyine ari kumupromotinga cyane bijyanye na project yafite yo kuba yo gukoresha social media neza. Project ivuga ko agiye azashishikara cyangwa se ashyira ibikorwa bye byose mu gukoresha social media neza mu gihugu cya Uganda. uwo mushinga ko numva udafatika ntago fatika. Project ivuga ko azafocusinga on encouraging positive use of social media in Uganda. biragoye Mushinga udafatika se muri bari abamisi sugo wagira impact nini ku gihugu ku banyagihugu. social media kugira ngo uhagarike urubyiruko byamaje kujya mu mutwe baragira maybe hari icyo ndabyatanga wenda bakabihagarika. Nka Facebook nuzi ko byigeze kuba muri Uganda cyane. wenda abarengeye bakagira nk'ibihano. muri bari abamisi Magogo yashyize hariya n'indi ugaragara neza ko ari umuganda. Uyaritse no gukora ubukwe urambaye ikanzu y'umweru. Weekend yaryo yitwa weekend yakoze ubukwe. Hajyamo imyaka ntago bayireba. Ni mukuru ariko sesa nyine ari guhatana no. Oya we yabayeho miss. Uri yabayeho miss. ngo waruvuze ngusa uwo wapfa kwemera ko aba miss. None ko ni wa mbere wambaye black. Wa mbere nuri wambaye mutuku. Ndabona rero bafite uburyo bijyanye n'u Rwanda. uyu se ko ndabasa n'umuntu w'aminde w'ishyironi. muri Sudan n'abanozana abacoli nyine sibegeranye se na Sudan. bahana abacoli luwo luwo muri Kenya. uyu rero guhabwa amahirwe. uyu mwene datuye niwe witwa na Rwega Amina. ari mu mazi abiraho ariko anabona akegukanye. yanayegukana maybe ni foto ariko muzo musana ukabona ni sawa. reka ndebe muri akse ko ari kugira ifoto ari bwa bateguye. ku ifoto baba bateguye cyane bazo mubonye hari abantu byutse. bataberwa n'amafoto. Bazo mubonye byutse. hari abantu batari ku buryo na makeup itagira impact. kuryo mubona muzosanzwe ukabona ni sawa. Reba nk'iriya nuza bakoresheje harya batwita gute turiya tuntu batuma babyita ariko ni Islam no eyeliner. tuno tuntu two kuringaniza urabona bidahura. ndabona cyabamushushanyije nabi bamumekinze nabi. eno ntaba nguyu niwe na Rwega Amina. niwe uhabwa amahirwe. niwe uhabwa amahirwe cyane. ariko yanazamo ya foto ibanza ino mu Islam sibyo. birashoboka ku buryo nk'umwana ubanza wambaye ikanzu y'umukara. Mago yatinzemo gake bari yashyizeho babaye abamisi. oya aba bose abangaba yigo aba ni ababaye amisi. ababaye abamisi uyu nari muhaye igikombe kandi oya abangaba babaye abamisi. ko atatwereka se nominizi b'uyu mwaka ko atweretse umwe Magoya bikoro twe dutore miss wacu wa Uganda ari nako tubwira ariko abajejwe Minisiteri y'urubyiruko iri gukora iki kugira ngo Miss Rwanda igaruke. ni garuke pe irakenewe. abanominizi harimo abana na Rwega Amina wawe isumu Muhoza Trivia Ella Batsheba Gift Gillian Ampere Patricia Nairobi. Konde bose ari ba Minas. Konde baniki ako banza ibi bintu by'imihondo ari byo bari barimo. Byagute ko ndabona bose ni imihondo gusa. Ni nka dress code kwa kundi kwa Miss Rwanda nasuzi ko se hari ibyo abanza kubambika. Hari ngumutera nkunga baba bafite akababwira ngo ndeba nanzo birimo cyangwa ni nanzo urishakira inzobe. Uwitwa Yvonne Nabukera ndabona ari sawa cyane. yabukereye Magoga birimo. Uwitwa Jamila na Mubiru amaje kugira amajwi 2600 batangiye no kuvotinga se. ariko ari nabivoti. Gusa impamvu y'ingo yari uhabwa amahirwe yo na Rwega Amina amaje kugira amajwi 17908. bazamukubitira handi utanyobye. Muhoza Trivia L amaje kugira amajwi 16000 n'amajwi 48. So aba bakurikira bose ari mu 3000 ibaze. Aba babiri bo b'imbere nibo bari gusa nkaho bahabwa amahirwe cyane. Ibazo wa mbere 17 uwa kabiri 16 uwa gatatu 3000. na Rwega Amina niwe wanje kabisa. Haguyeho Magoya banza atarakagwaho nanjye. Na Rwega niyo mpamvu ari hejuru. Reba nka Kamuhoza. asubwo Muhoza Umunyarwanda. ariko uragiye gusanga nka Naomi. ndabona ugiye gusanga Naomi uriya wicaye
uyu ni wavuyeho ngira Miss Uganda Central whatever ndabona agiye gusanga Naomi Bidasanzwe. Kana Mubiru ni sawa uri kubyumva. Miriam nawe ni sawa. za Rwango nawe ni sawa cyane ni umusoga. hakaza Agata aragitwara. Agata Drex Kane barakita abantu Agata muri iyi myaka cyane nko rwose. kwita umwana wa Gorete. Na Agata ariko ni sawa. Bahati Patricia nawe ni sawa. nahise nta mwana uzi witwa Bigirimana Theophile w'amezi 2. Uyu Yvonne Nabukera nawe nta nko kimwe. kwita umwana wa Jean Bosco ukwezi kumwe. Uyu Zainab Sentongo wenda mukomeje abagiye kabisa. nyamara yamu ku majwi y'amagana ni umugande noneho Muganda. si Miss Uganda se nyine ugomba kugira. No ari na clan y'Abaganda aba Central. arabura iminsi 32 minota 25 n'amasegonda 36 kugira ngo tubone Miss Uganda. ariko witwa Agata kabisa arimo neza. Agata ni uryamye. Drex Kane Agata ni muzima nanjye nuko afite uruhuri rw'amajwi icyane yose kandi abandi baramukubye mu nshuro. oya buriya nk'uyu mwene data Amina ari gutegura cyane. ariko bagira nyine ba categories yaba ari ubwiza. Umunyarwanda twagiraga beauty, brain na culture, right? So wasanga nabo bafite criteria zizindi Magoya yahaguye noneho. no kuvuga ngo umunyarwanda urimo hari umukobwa ukomoka hano mu Rwanda urimo bari guhatanira ikamba rya Miss Uganda yitwa Jamila na Mubiru. niwe ufite inkomoko hano mu Rwanda akaba ari nawe waturanyijwe mu bahagarariye ibice bitandukanye muri Uganda bazavamo. Gafite imyaka 21 ava mu karere ka Masaka. akunda basketball no guteka ndetse no gukora charity. wa kabiri ku murongo wo hasi. no kuvuga ngo Jamila na Mubiru akomoka kuri mama we w'umunyarwanda. urumva mama we ni umunyarwanda kazi ndetse papa we akaba umugande. nyina akaba mama we akaba avuka i Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda. uno umugande umwana afata nani ya papa we sina byarahindutse cyane. umugande uriya se za Rwango Mariam. reba noneho witwa Naigaga Miriam Nora uzagashya yakoze witwa umurongo wo hasi. ntabwo baba mubwira ngo abe yisezereye. cyane niba badakoresha brain ni iki ashobora kumutinda muri beauty akabatsinda mu bijyanye na brain ni iki ngira ngo rero kuva ishanwa rya Miss Uganda ryabaho n'ubwa mbere habonetse umuntu ujya cyangwa se ugaragara ko nabonye nk'agashya bamugaragazaho yakoze kuva Miss Uganda yabaho. uyu na Mubiru nuko kuva Miss Uganda yabaho na Mubiru niwe mukobwa wa mbere wagaragaye muri Miss Uganda yambaye hijab. Bani umwisilamu nyine. apariye kubona abayisilamu abanoza nabagira ntago imisatsi yabo nabonye iba ari sawa cyane. abenshi bahitamo kuyikavaringa kuri afite ntago ari inshwi ni imisatsi yegereye umubiri cyane. yes gango tukiri mu gihugu cya Uganda nahoze mbona witwa Bobi Wine agiye kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cya Uganda kuko nahoze mbona uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi yafashe impapuro zitangwa na komisiyo y'amatora ya Uganda zuzuzwa n'abifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu 2026. murabizi ko amatora ateganyijwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha 2026. ngira ngo rero ni impapuro zihamya ko aziyamamaza zashyikirijwe umunyamabanga mukuru w'ishyaka NUP David Lewis Rubongonya waherekejwe na vice president waryo Dr. Lina Zaderiga ku munsi w'uyu munsi kuwa mbere 18 Kanama mu mwaka turimo ku kicaro cya komisiyo y'amatora i Kampala. ni mu gihe Bobi Wine nawe mukomoka mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba mu matora aheruka yabaye wa kabiri inyuma ya perezida Yoweri Kaguta Museveni wegukanye icyo gihe intsinzi. ngira ngo rero tugiye tureba byinshi bitandukanye. abasesenguzi bemeza ko ishyaka rya Bobi Wine ryitwaga People Power ryaje guhinduka NUP mu mwaka wa 2020 ryatinyuye bamwe mu rubyiruko biyumvamo ko bashobora kurema impinduka mu miyoborere y'iki gihugu. ubwo rero nawe nyuma yuko twabonye icyo gihe ubwo twaherukaga amakuru twaherukaga perezida uriho ari we watangaje ko azongera kwiyamamaza umwaka utaha 2026 dutegereje undi. ubwo rero undi aka kanya wamaje kuba yemeza ko azongera kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cya Uganda n'uwitwa Bobi Wine.
Bobi Wine amatora abashyushye hariya hantu cyane uzi ko kubera navuga se ni nk'urukundo abantu bakunda Bobi Wine uzi ko utagenda wambaye imyenda y'umutuku harya ni imyenda y'umutuku ishyigikira ishaka rya we ni umutuku undi ni umuhondo ugiye wambaye umutuku muri quartier hano bakunda Bobi Wine uravuga ugiye gutega moto ugiye gutega taxi nta muntu ushobora kwicaraho hari n'igihe bijya bibaho ko abantu wenda muri societe runaka bakaba banakugirira nabi kubera ukuntu wambaye ubwo rero mu gihe cy'amatora cyane cyane si umwaka utazaba mu kwezi kwa mbere urigengesera cyane kuko imyambarire nayo irakonta mu gihe cy'amatora kuko no mu makampisi usanga hari abantu bagenda bashyigikirana by the way mu kwelectinga umuyobozi ugasanga Bobby cyangwa iki n'iki hano ari inkuru idashimishije habe namba Kamonyi rero ngo polisi yabwiye ikinyamakuru TV and Radio 1 ko imaze gufata abantu 5 bakekaho kwica umusore w'imyaka 24 uyu musore rero ngo yishwe atewe ibyuma mu ijoro ryatambutse ubwo ngo yaratashye imagine ako kwifata ukica mugenzi wawe mana yanjye hari ibintu muri kino kinyejana mba numva ntabwo umuntu nyine uba ufite byandi bitanga umuntu aba yaragize ahagaze izina ry'Imana abantu nta mutima w'umuntu bafite kabisa kwifata ugakuramo umuntu umwuka neza bamukuramo iyo